kugenda Nshimiyimana Yunus uyu munsi ashobora kuza kongera amasezerano muri APR ibyo mu Barabu byaranze naho byanze ariko urebye n'uburyo APR iri kumuganiriza iri kugenda ishyiramo ama option ama clause agenda asa naho mukonvenka cyane kuguma muri APR kuko Yunus baramubwira bati urabona ko kapiteni niyo mugabo Claude agiye mu bakinyi basigaye mu bo tubona bakabara brasa w'umunyarwanda turabona yaba ari wowe kuko nubundi Yunus yari vice captain yari vice captain wa kabiri nyuma ya Ruboneka kuko captain wa mbere ari Claude aragiye Ruboneka yari vice captain wa mbere nawe aragiye bakavuga batera uramutse wongera amasezerano niyo wakambara igitambaro cyo captain muri APR urumva rero nka Yunus afite ba grand frère bakinye baravuga bati kwambara brassard ya APR ni ishema rikomeye cyane icyo gihe ubuzamuye n'amahirwe yuko mu kipe y'igihugu nta wamenyesha no kuzagira ukabanzamo bakavuga batera we urumva ngo bakuru ba Yunus nawe kumubwira bati we fata amafaranga APR kuguha byo kujya hanze n'ubundi n'ujyayo ibyo bari kuguha hanze yego biraba biduti bya APR ariko ibya APR ko tureba biraba bifite garanti nziza kurusha uko wajya hanze wenda rimwe n'ibindi binakunde akavuga ati ndongera uyu munsi cyangwa ejo rwose Yunus ashobora kongera amasezerano akabika navuga ko azambara brassard cyangwa azaba ari kapiteni wa APR umwaka utaha ikindi bamushyiramo muri clauses no kumemera ko umwaka umwe muyo ari bwongere awusoje mu kwinjira mu wa kabiri niba koko iyo deal zabigiye ariyo hanze bakamubwira ko bashobora kuzamworohereza ko ashobora kuba yagenda hama ikindi muri ibyo bintu bituma aba bakinnyi bifuje amafaranga menshi imbere internal muri APR basa no babananiranwa hari abantu bavuga ngo ese kuki muvuga ngo 5,000 y'amadolari mukaba mwaragendaga mutubira ko hari abakinnyi b'abanyamahanga baje muri APR amafaranga bakabahembwa kubera iki uwo mukinnyi niba bamwifuza batayamuhereza hari ikintu cyo kuvuga ngo umuntu asanzwe kuri payroll ya APR aho bahemberwa nyine aho bahemberwa harazwe noneho kujya kuvuga ngo umuntu avuye mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa se imyaka 2 ukubye 6 amafaranga yahembwaga kandi aho wamuhemberaga ari hamwe ibyo nabyo bwabyo bikango byagorana uburyo ushaka kujya kudefana uvuga ngo umuntu internally akuwe 6 ate mu gihe cy'imyaka 2 umushara ibyo bigatuma rero ku ruhande rw'ikipe ya APR aba bakinnyi bifuza amafaranga menshi biza kugorana ubwo bivuze ko ku ruhande rwa APR ku banyarwanda isoko racyafuye cyane cyane muri mediane ndetse no ku bakinnyi bakina ku ruhande ariyo mpamvu none aba bakinnyi navuga ko bakiri bato cyane cyane baturutse mu ikipe bo mu ikipe y'Intare bari mu ikipe ya Kiyovu Sport navuga cyane cyane nka René n'ubundi bikivuga ko uno musore ashobora kuba nawe yazamuka akabina ngo byabarene ngo ko muri APR ko bitarasobanuka nabyo ntago birasobanuka niyo mpamvu buriya nabwo aba bana dore rero kino kintu buriya ikintu nk'iki ukuntu babigenze urabona nk'ibi bintu byaba biboneka biba bibayeho ibi bintu byaba Claude ibi bintu byaba Clement byo gutangira kuvuga ngo hari bakuru bacu urumva hari bagenzi bacu urumva bakina muri biriya bihugu cyane cyane byiganjamo iby'Abarabu batwereka yuko natwe byashoboka ko twagiye tugakina tukazamura kariyeri urumva tukanazamura n'amafaranga n'ibyo tubona uri kumva tukazamura n'amafaranga n'ibyo tubona natwe byashoboka ariko nanone icyo nakunze kuri ibi bintu ariko bakanera no kuri kariyeri nk'aba bana ba René urana nka René ubwo yatangiye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu nawe yatangiye gukubita imibare arareba akavuga ati muri APR yego n'ababyeyi pe baramfashije rwose ntacyo mbashinja ariko se ndajyayo nzakina ya mahirwe nari ntangiye kubona ko kwiyamagarirwa mu ikipe y'igihugu no kuba expose kuko biriya bintu bya expose abakinnyi bigatuma n'abaje bababona nzongera kuyabona ntakina umutoza azangirira icyizere niyo mpamvu rero abana nabo batangira gukubita iyo mibare bakavuga bati nyamuneka reka turebe dukore amahitamo meza reka dufate akaruhuko gato cyane tugaruke tuganira kuri rutahizamu wa Rayon Sport bamaze kumushyira hanze basinyisha bariyo barigaragaje cyane rwose arajyana imibare yewe mbega imibare iteye ubwo biteye ubwo ashobora kwiga iki kintu cyo kuvuga ngo ku bakinnyi uzi ko ubona uzakomezanya iyo winjiye mu mwaka wa nyuma ubundi wakabe winjiramo wamaze bivuga ngo wadirinze uburyo ushobora kuzabongera ntugate gutegereza ko umukinnyi yasoza amasezerano niyo mpamvu ibi ngibi baza bakagorana ubundi byakabe biba koko nimba bibaho ko iyo umuntu yinjiye mu mwaka wa nyuma diringa uburyo uzongera amasezerano niba udategereje yuko amasezerano ye arangira 100%. ubwo icyo nasoza muri APR Axel baracyarimo kureba niba bazakomezanya na Pierre baracyarimo kubisuzuma bashobora kumwongera yarasoje bashobora kumwongerera ariko hagati ya Pierre na Ruhamya Nkiko mu gihe baramuka bongereye Pierre hari umuzajya muri Marine nego nabaje muri kafu ngo bemera abazamu 4 ngo nabyo biremewe ariko amakipe akenshi atunga abazamu 3 ariko Pierre ni baramuka bamwongereye hagati ye na Ruhamya Nkiko hari uzatizwa reka bivuge gutyo ikindi Omborenga ntaho yenda kujya Omborenga aracyari muri APR urumva ko aracyafite amasezerano
ubwo rero abakinnyi b'abanyamahanga nibo barimo kugenda bashakishwa. Niba nta gihindutse umuzamu niwe mu gihe kiri imbere zo gutangazwa. Umuzamu uyu munyamuzambike ubonye ko n'ikipe yamushimiye. yaramushimiye cyane. Ndumva ari ibyo ngibyo, dusigaranye umunota umwe kugira ngo tujye mu bindi, ariko mbabarira ubwira abareyo rutayizamu bamaze gusinyisha. Yes, abareye rero bamaze gusinyisha rutayizamu, akaba ari rutayizamu ukomoka mu gihugu cya Togo, ariko wakiniraga ikipe yitwa Damisa, ikipe ikina mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Benin, muri shampiyona ya Benin bayita Celtics League 1. Abantu bagiye muri Benin, iyi Celtics barayizi. Celtics ni kampani ya telecommunication nkuko avuga MTN cyangwa Airtel hano iwacu. Akaba rero ariyo yakiniraga, akaba ari we wabaye rutayizamu wahize abandi muri shampiyona ya Benin, yatsindiye ikipe ya Damisa ibitego 16. Nuvuga ngo mu mikino ibanza uyu muvandimwe yatsinze ibitego bigera muri 7. Hanyuma rero muri retour niho yakinye yatsinze ibitego byinshi cyane, arazamura ageza muri 16 muri ekipe ya Damisa FC. Ariko uyu muvandimwe amartikle agiye amwandikwaho menshi cyane, ubundi bavuga yuko Iberi ari umuwinga, ubundi ntago ari typical striker, bavuga ko akina nk'umuwinga nubwo ashobora gukinishwa ku 9, ariko hanga muri ekipe ya Damisa yakinaga imbere aca ku ruhande, akaba ari watsinda ibitego 15. Kandi wingi zombi afite qualité positive, amazina yose wayasomye. Cyane yitwa Atisoko Sivi Antonio Kojo. Antonio Atiso Kojo. Atisoko Sivi Antonio Kojo. Iryo zina rigomba kumugwa muri Sekafanga cyane munyatogo, ariko akinaga muri Benin, top scorer watsinze byinshi muri shampiyona Benin y'amakipe 18. iyi kipe ya Damisa baye ya 9 yavukiye ahitwa Atakpame, ni muri Togo. Urumva ko ntabwo avuga muri kapitale, bavuga ko yagiye muri Benin rero yo bita Beninese Championship, ubwo yavuga Celtics. Ari umukinnyi from nowhere kabisa, nta kintu kinini yakoze, ariko ngo ahageze uburyo mu by'ukuri yahise yintegra neza cyane muri groupe, atangira kugaragaza mu by'ukuri inyota yo gutsinda. Urumva ngo cyahagera imikino nk'umunani ya mbere yaramaze gusena ibitego 7. baravuga bati umuntu ntabaho. Ngagaruka none muri phase retour ryana cyane, ariyo yahise akorera ibitego 16 muri shampiyona, soza ari top scorer. Urumva nyine ni wa muwinga ugezweho, umuwinga usoza ari top scorer, atari umwataka typique. Niba abawinga badashingira cyane imikino yo gukina bajya mu mpande cyane, ahubwo bakina basanga izamu, basanga izamu kandi badashaka gutanga amasist menshi, ahubwo we ari ibizamu. Ibitego 16 yatsinze bitumye rero ikipe ya Rayon Sport imusinyisha uyu mu left winger, ashaka gukina iburyo cyangwa ibumoso, ariko ubundi bavuga ko hakina neza cyane ari kuri left. Urumva niba abawinga bakinisha indyo, ariko bakina ibumoso kuri 11 ariko akinisha indyo. Vango rero uyu musore afite imyaka 27, yavutse tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1999. 27 ni imyaka myiza gukina, ageze igihe cyo gukina mu by'ukuri araryoshye, afite icyo bita fresh legs. Uyu Antonio Kojo numwataka mushyari w'ikipe ya Rayon Sport. Ikindi kintu yakoze gikomeye cyane, yakinye CAF Confederations Cup ariko ni ikipe ya Damisa, hanyuma kandi ahamagarwa muri Togo muri U20 na U23. Ntabwo aratangira guhamagarwa mu ikipe nkuru national nkuru, ariko abatarije 20 n'abatarije 23 yarahamagawe. Rero mwakire rutayizamu wanyu ariko ngo hari n'undi munya South Africa ukina icyenda ngo nawe ngo ushobora kuza. Ubwo ni ibyo ubwo bya Reyo tuzabikomeza ku munsi w'ejo, ko mwana bibonye ko Reyo igomba kongera gusinya amasezerano na Skol ku munsi w'ejo kuwa 3. Mwana bibonye ko Reyo yamaze kwerekana umutoza w'abazamu uzakorana na Bakame, ariko ngo uyu mutoza ashobora no kuzifashishwa, urumva nk'umutoza ufite lisansi akazungiriza ko hari ingingo mu mikino ya CAF Confederations Cup. Dusoza Aimable Ntarindwa n'abatandukanye na Reyo, amaze gutangazwa nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya AS Kigali. Ntarindwa urumva ko atakiri umukinnyi wa Reyo. Kigali mbonye yaguze na Clement yari umuzamu. Clement yamaze kujya muri AS Kigali.